Hello guys, twongeye kubashimira kubasanga kuri uyu muyoboro w'itumanaho rigezweho. Muri video tugiye kurebera hamwe impamvu data zawe cyangwa se megabyte uba waguze zishira vuba vuba. Ugafungura connection bagahita bakubwira ngo umaze gukoresha 50, 75 cyangwa se 90 hadaciyemo n'iminota 10 cyangwa se 20 ufunguye connection. Wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video kuva ku munota wa mbere kugeza paka irangiye, urahita ukemura ibibazo telefone yawe yari ifite kugira ngo ubashe gukoresha data zawe uko waziguze kandi mu gihe cya nyacyo. Tudatinze rero reka nze dutangire. Icyambere uri bukore wowe urajya hehe, urafungura YouTube yawe. Okay, ukimara kuyifungura ugahita wagura video zimeze gutya nyine. Twebwe zino video dufite nizo twandownloadinze ko turi gukora offline. None wowe icyo uri bukore urajya hehe, urajya hano handitse kuri your account nyine, urahabona. Okay, ahangaha icyo uri bukore urahita tuzanura tw'ifoto hejuru ujye muri setting ya YouTube. Urabona baraguha features zimeze gutya. Ukigira hano rero urahita ubona tuno tuntu tw'ubururu dufunguye tubiri. Hano handitse download over wifi only, hano handitse recommend download. Icyo uri bukore nusanga hano handitse download over wifi only, ubwo hano uza downloadinga ama video yawe cyangwa se gukoresha YouTube ari uko ufite wifi wagiye kuri wifi niho wagute wa downloadinga. Icyo uzakora uzagute uzarifunga gafunge kabe kunguko. Nuko no kakabiri kanditseho recommend download. Akangaka ko urabona ahigi ujya kuri YouTube ugasanga wajya hara muri download ugasanga harimo video byinshi bigiye bitandukanye utazi aho byavuye. Wafungura iyo ufunguye data rero zira video ziri muri download utazi aho zavuye niho zihita zigahita zitangira kuri downloading. Iyo zitangiye kuri downloading rero za data zawe wari ufiteho ubwo zihita zigenda ziruka ugahita uzikoresha. Akenshi na kenshi usanga ari n'ibivideo birebire cyane. Hamara kuri downloading nka video nk'eshatu cyangwa enye bari kutonga giga wenda y'umunsi kubagura amayinite y'ukwezi bakaza baba giga ya buri munsi. Ugasanga buri munsi ufungura data ariko habera iminota 10 cyangwa se 20 ishira. Wajya ku WhatsApp ugachat nk'eshanu bigahita bigahita biva. Nako icyo uri bukore rero urahita ugafunga gutya nako kabe umukara uko nguko. Za video zose zazaga direct kuri download zihita zihagarara. None video uzabona ni video uzaba wa downloadinze ziza hano nyine, kuko iyo iri command ifunguye ufata ama video wa downloadinze ngaya mwe hano munsi ahita hazamo izindi nyinshi zigiye zitandukanye zitegereje yuko nyine ufungura network zigahita downloading. So guys, nimba ari uko nacyo iyi video igufashije mu kuba wabasha gusavinga data zawe cyangwa se megabyte waguze, subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kwakira buri update ya buri video dukoze, kandi wike gukora share ku bantu uzi baba bakeneye iyi video cyangwa se bafite ikibazo kiri kimeze nk'icyawe cyo kuba video zabo zakoreshwa vuba data zabo zakoreshwa vuba vuba. Turagushimiye rero, reka tuze kubana muri video iza gukurikira. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.